cyo ni imbuto nziza cyane mukwiye kutabura ku mafunguro yanyu kubera ibyiza byazo. Gombo okra zizwi no ku izina ry'intoki z'abadamu. Ni imbuto zikoreshwa nk'imboga zikomoka muri Afurika, ziri mu bwoko bw'ipamba na hibiscus. Nubwo amateka y'ubuhinzi bwazo atamenyekanye, gombo ziganje muri Amerika, Aziya, mu bihugu bimwe na bimwe bya Europe ntabwo zamenyekanye. Izi mbuto zifite umumaro ukomeye cyane, zifite umurama, akaba ari naho batera. Iyo zikase zigira ishusho nk'iy'inyenyeri. Akamaro kazo noneho, gombo iha umubiri wacu bifitiye akamaro kanini byinshi cyane. Gombo yifitemo polyphenol, fibre na rétine soluble. Izi mbuto zifitemo ibirinda umubiri byinshi cyane. Ifite ububasha bwo kurinda ibishobora kuwuhangara byose. Icya mbere, ubushakashatsi bwagaragaje ko gombo zifasha umubiri kurinda ibibazo byose by'amaraso. Irinda ubwonko bwacu gusaza, ikanawufasha guhora butibagirwa, mbese guhora ari bushyashya, cyangwa se guhora ari fresh nk'uko nabibabwiye muri video zanjye zabanje mvuga kuri gombo. Amazi ya gombo, ubushakashatsi bwagaragaje ko afite akamaro kanini cyane, aregulariza igipimo cy'isukari mu maraso, cyangwa se atuma igipimo cy'isukari mu maraso kimera neza, mbese gihora kiringaniye. Izi mbuto rero, abarwayi ba diabete bakwiye guhora bazirya cyangwa se kuzikoresha buri munsi, cyangwa se kenshi cyane mu mafunguro yabo. Icya kabiri, ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya izi mbuto bigabanya burundu isukari mu maraso. Bivuze ko ari ikiribwa cy'ingenzi kiregulariza isukari, cyangwa se gishyira ku murongo, cyangwa se ku kigero cyiza isukari mu maraso. Zikongera ubudahangarwa bw'umubiri, zikanawuha ubushobozi bwo guhangana n'ibyuririzi byose. Icya gatatu, izi mboga zifasha kandi zikanarinda ibyago byose byo guturika kw'imitsi y'amaraso, cyangwa se kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko fibre iri muri gombo ifasha kurwanya cholesterol mbi mu gihe cy'igogorwa ry'ibiryo, aho kugira ngo izireke zigere mu mara. Ibi bifasha amara gusukura neza, mbese bifasha gusukura amara neza, bikagabanya ibibazo byose by'amaraso n'imitsi ijyana mu bwonko. Ubundi bushakashatsi nabwo bwagaragaje ko kurya gombo bifasha umubiri guhangana n'indwara z'umutima, zikanafasha umubiri kwirekipera vuba, cyangwa se kongera gusubirana vuba nyuma ya siporo. Gombo irinda kanseri, ikarinda ibibazo byose bishobora gutera kanseri. Bwagaragaje ko lectine iba muri gombo ishobora guhagarika gukura kwa selile cancereuses, cyangwa se selile maligne ku kigero cya 63% ku mbeba. Ni ukuvuga ko gombo cyane iyo urya gombo cyane ukayirya buri gihe mu mafunguro yawe, bishobora kugufasha bikakurinda kurwara kanseri, cyangwa se niba uyirwaye bikanarinda no gukura. Byongeye rero, abantu benshi batanga ubuhamya bw'ibyo gombo yabafashije ku mubiri wabo, ku buzima bwabo. Mbese ugasanga gombo ari ikiribwa kinagereranwa mu biribwa byose ufungura. Naha rero nsoreje video y'uyu munsi, irangiriye. Ngusaba kujya utwandikira muri comment, ukabwira uko wabonye video, ukatubwira nawe ibyo ushaka ko tuzaganira mu butaha. Ngusaba kandi kujya uduha like, ukanayigeza ku bantu benshi cyane, kugira ngo twese tujye duhora dufashanya. Ngushimira rero ko wabanye nanjye muri iki kiganiro, n'abakurikiye Mupenzi TV mwese ndabashimiye. Naho ubutaha, bye.